ngo bene abo bantu ngo bahumishijwe no kwikunda, ngo hari ubwo Imana igabanya ibyo bungukaga kugira ngo ibahe ibingana n'ibyo bajya bashobora gutanga. Mbese ubwo niba wari ushoboye gutanga amadolari 100 ugatanga amadolari ahubwo kuko ashoboye gutanga amadolari 30, niba yinjizaga amadolari 1000 akaba yagombaga gutanga icya 10 cy'amadolari 100 akaba ajya atanga 30. Reka nte kumugora kugira ngo ahure na 30. Uyu muntu aba yungutse, aba ahombye. Nuko ayo magambo yanditse ngo bene abo ngabo bahumishijwe amaso no kwikunda, ngo Imana ibahumura, igahumura amaso ngo binyuze mu kugabanya ibyo binjiza. Kuko tugiye kwigana insanganyamatsiko iri kutubwira ngo guhigira Imana no kwihigurira. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kwigana, guhigira Imana no kugenza ute no kwihigurira. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kwigana mu mwanya mugufi. Ndagira ngo iri hame turyige mu buryo bugufiya kandi nanone busobanutse. Guhiga ni indahiro y'ibyo umuntu ajya atanga bitari iby'uwo munsi, bishobora gufata igihe runaka kitazwi ariko bisezerana. Ubwo muri make ni amasezerano umuntu agenza ate ashobora guhana na mugenzi we, ashobora guha Imana, ariko ni ibyo umuntu asezeranye. Ijambo ry'Imana rikatwemerera neza yuko guhiga ari byiza dushingiye ku mpamvu zikurikira. Icya mbere, hari imihigo iterwa n'ibyo utegerejeho yemejwe n'umutima we wose. Baravuze ngo ndayasubiramo, haza umuntu wese utewe umwete n'umutima we, uwemejwe nawo wese, bazana amaturo batura Uwiteka yo kuremesha rya hema ry'ibonaniro, n'ayo gukoresha imirimo yaryo yose, n'ayo kuremesha ya myenda yeje. Mu gice cya 36 aya magambo nyasome, 36 umurongo wa 6 hati: Mose ategeka ayo magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo yose. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo yose, ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira, kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura. Uko niko bagenze bate? Mbese wagira ngo abantu bagatanga bavuga ati nyawe muhagarike twabibo. Nk'uko Imana yitegereje Aburahamu, yemera kwikuraho umwana umwe utari ukurikira ntakurikirwe, azamuye ikiganza ngo amusogoke. Imana yavuze ngo hagarika, kwizera kwawe kwagenze ute? Nakubonye. Maze Mose yitegereza uko abantu bagiye bisukiranya bazanye bamwe zahabu, ubundi ubudodo n'ibindi byose. Ngo Mose atanga itangazo, ntiye kugira umugabo cyangwa umugore wongera gutura. Yari yanyuzwe n'Imana, yari yanyuzwe. Ngo muhagarikire aho. Aravuze ngo kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaza. Kuko ngo baratanze, bamaze gutanga n'ibyo bari bagiye gutanga byose, n'ibyo batanze bigenze bite? Birasaza. Wagira ngo uyu mutima natwe twongere gukabakabwa n'umurimo w'Imana uyu dushinzwe tutazahereza, maze natwe inaringe ipfe, havuka impuhwe zo kugirira abandi abanyabyaha nka hati. Igitabo cy'ibivuzwe byose nabavuze ngo mbese twakwifuza yuko badukorera iki? Ngo ko hari abantu benshi bari kurimbuka batazi ubutumwa, ngo mbese turamutse turi muri uwo mwanya twakwifuza ko dukora. Kubw'iyo mpamvu baravuze ngo nk'uko abangaba bakabwe, maze baratura barisukiranya. Mose aravuga ati rero mutange itangazo yo kugira umuntu ukomeza kuzana ibintu, kuko ibyo twari dukeneye byagenze bite? Byarenze. Ngaho amagambo nsoma mu gitabo cy'Ibihamya, nsoma n'isomo rimwe maze nsoze. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wacyo ni uwa 4, ndahasoma aya magambo ari butugeze ku musozo, kuko nta mwanya dufite gutinda kuko twize bihagije. Ndasoma aya magambo page y'iki gitabo, ndasoma amagambo makeya kuri page ya 472. Icyongereza baranditse n'agaparagrafe gato, imbukire kuri 477 ariho ndi busoreze muri iki gitabo. God has given a man a part to act in accomplishing the salvation of his fellow men. Imana yahaye umuntu kugira uruhare mu gusohoza agakiza k'abagenzi. Imana yahaye umuntu iki?
mbisubireho. Imana yahaye umuntu uruhare rwo gukora mu gusohoza agakiza kaki. Noneho baravuze ngo naya nari nshaka ndasimbukira hepfo hirya 477. Baravuze ngo God has made man the channels through which his gifts are to flow to sustain the work which we would have carried forward in the world. Baravuze ngo Imana yatugize iki? Imiyoboro inyurizamo ubugiraneza bwayo kugira ngo ishyigikire umurimo dusabwa kugeza ku isi yose. Imana yatugize iki? Imiyoboro kugira ngo ishyigikire umurimo dusabwa gukora tukawugeza kuki? Ku isi yose. He has given them property to wisely use. Imana kutugira imiyoboro yaduhaye n'ubutunzi dukwiriye gukoresha mu buryo bw'ubwenge. Imana yaduhaye ubutunzi dukwiriye gukoresha mu buryo bw'iki? Naho mwumve hepfo uburyo hari uburyo butaye bukoreshwa mu buryo bw'ubwenge. Yaduhaye ubutunzi dukwiriye gukoreshwa mu buryo bw'ubwenge, not selfishly hoarded or extravagantly expended in luxury or self-gratification, either in dress or in embellishment of their house. Baravuze ngo Imana yaduhaye ubutunzi bwo gukoresha mu buryo bw'ubwenge, cyangwa se ngo tubusesagure mu by'agakabyo ndetse no kwinezeza mu myambaro cyangwa se mu gutanga igitabo. Nzi ko aya magambo muyumva. Ntabwo Imana yaduhaye ubutunzi ngo ari ukugira ngo tuburundanye kubwo kwinezeza. Cya kabiri ngo nta nubwo utaburundanye ngo ntiyanabuguhereye ku bwaye mu by'agakabyo, ntiyanabuguhaye mu kubwaye mu byiki? Mu by'agakabyo ngo cyangwa se kwinezeza mu myambaro cyangwa mu gutaka amazu. He has entrusted them with means with which to support his servant in their labor as preachers and missionaries. Baravuze ngo ahubwo Imana yabahaye ubwo butunzi nk'uburyo bwo kugira ngo bashyigikire abagaragu bayo bari mu murimo. Ahubwo Imana yatanze ubwo butunzi nk'uburyo bwo kugira ngo dushyigikire abakozi b'Imana bari hehe? Bari mu murimo babwiriza ubutumwa ngo kandi ari abagabura. Baravuze ngo hepfo, those who rejoice in the precious light of truth should feel a burning desire to have it sent everywhere. Baravuze ngo abantu banezezwa no kuba bakwiriye kumva icyifuzo kibagurumanamo yuko ubwo butumwa babugejeje n'ahandi. Abantu bakiriye ubutumwa bw'iki? Bw'agaciro, ngo bakwiriye kwiyumvamo icyifuzo kigurumana yuko ubwo butumwa bwageze n'ahandi hose. Baravuze ngo they are few faithful standard bearer who never flinch from duty or shrink responsibility. Hari abantu bake. Aya magambo yaramba ngo n'abantu bake. Bangahe? Bakeya ngo batajya batezuka ku nshingano. N'abantu bakeya batajya bagenza bate? Batajya batezuka ku nshingano. Their hearts and purses are always open to every call for means to advance the cause of God. Ngo bene abo bantu bake batajya batezuka ku nshingano, ngo imitima yabo n'amakofi yabo ahora akingukiye amahamagara yo guteza umurimo w'Imana imbere. Amagambo murayumvise? Imitima yabo, ntabwo mvuze amakofi kuko mwese muzi aho mujya mubika. Baravuze ngo imitima yabo n'amakofi yabo ahora akingukiye amahamagara yo guteza umurimo. Noneho baravuze ngo indeed some seem ready to exceed their duties. Ngo hari n'abandi ngo baba basa n'abiteguye no gukora bakarenza ibyari. Amagambo murayumvise? Ariko hari n'abandi baba biteguye bagakora bakarenza ibyari inshingano yari asabwa gukora kugeza kuri 5 agakora akageza ku 10. Hari abandi baba bahora biteguye kurenza n'ibyari inshingano zabo. Baravuze ngo bahora biteguye kurenza n'ibyari inshingano zabo, as though fearful that they will lose an opportunity of investing their portion in the bank of heaven. Ngo hari abandi baba basa n'abiteguye kurenza ibyari inshingano zabo ngo nkaho batinya gutakaza amahirwe yo kwibikira ubutunzi bwabo muri banki yo mu ijuru. Mbese bajya batangurana kavuga ati hatagira abantanga nanjye ari amahirwe akancika ngo agatangurana, ngo akumva ari bukore akarenza
n'ibyari inshingano. Kibabaje hari abandi bavuze there are others who will do as little as possible. Hari n'abandi nabo bazajya bakora dukeya dushoboka. Hari n'abandi bake bazajya bakora dukeya tugeze dute dushoboka. They hold their treasures. Bagundira ubutunzi bwabo. Bari kubugundira batanga duke dushoboka atari uko babibuze ngo ahubwo bagundira iki? Ubutunzi bwabo. Bagundira ubutunzi bwabo. Grudgingly doling out mere pittance to sustain the cause of God. Ngo maze bagatanga udusenti dukeya ngo mu guteza umurimo w'Imana. Bagatanga udusenti dukeya mu guteza umurimo w'Imana iki? Mu guteza umurimo w'Imana imbere. Baravuze ngo if they make a plea or a vow to God, iyo bagiranye amasezerano n'Imana cyangwa bakayigira, they afterward repent of it. Bagira bakane. Niyo bagiranye amasezerano n'iki? N'Imana cyangwa bakagenza bate? Bakayigira umuhigo. Ngo nyuma yaho bajye bagira bakane. Hano mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo they repent of it. Bajye bagira bakabyihana ibyo bakora. Bajye bagenza bate? Mbese akabona ko kuba yitanze byinshi ari nk'icyaha yakoze akabyihana. Baravuze ngo they repent of it, and they will avoid the payment of it as long as they can. Ngo kandi bazibuza mu buryo bushoboka bwose guhigura uwo muhigo bahigiye Imana. Uri kumva yaba muri uyu mugabane wa kabiri ninde? Ku buryo abantu amara guhigira n'Imana ngo akabyihana. Ngo ku buryo akora ibishoboka byose ku buryo umuhigo yahigiye Imana atazawusoho, akaba ariyo umugambi. Ku buryo ibyo yahigiye Imana akora ibishoboka byose atazageza ute kugira ngo atazawisha. Reka Imana iturinde kuboneka muri uyu mugabane, ahubwo tube muri bariya bajya bakora ngo imitima yabo n'amakofi yabo bihora bikingukiye amahamagara y'iki y'umurimo w'Imana. Bahora biteguye no gukora ibirenze n'ibyari inshingano zabo. Imana igiye kuboneka muri uwo mugabane. Ngaho amagambo tsorejeho mu gitabo Zaburi ya 76. Zaburi ya 76. Umuhigo muhigure Uwiteka Imana yanyu, abayigose bose bazanira amaturo yiteye ikongo. Asubiramo. Umuhigo muhigure Uwiteka Imana yanyu, abayigose bose bazanire amaturo yiteye ubwoba. Amagambo twiganagana ari kutubwira ngo uhigire Imana kandi muhigurire. Reka Imana idushoboze uhigira Imana imihigo. Natwe amahamagara icyambere bugira neza bw'Imana budukabakabe dukoreye byinshi, kandi umurimo w'Imana tumenye yuko ari uwacu. Buri muntu wese nawe yumve umutima waje wari ukingukiye amahamagara y'umurimo w'Imana, umutungo we ukaba ubikingukiye, kugira ngo natwe isi iri kugera ku musozo uzasange twarafatanije n'Imana mu buryo bukiranuka, tuzimane nayo ingoma yayo. Ngaho ibyo nibyo mbasabiye kugira ngo twese hamwe Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.